nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva kuri data wa twese inshuti bavandimwe mubana natwe ku muyoboro twigiraho ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana data wa twese nibibane namwe. Ndakwifuriza imigisha wowe udukurikira umunsi ku munsi kandi wowe udahwema kuduha ibitekerezo byakubaka uyu murimo. Ndagushimira cyane ngo Imana iguhe umugisha. Nkuko bisanzwe kandi mubizi, uyu muyoboro tuwunyuzaho ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ndetse dukunda gucishaho n'indirimbo zo guhimbaza Imana. Bityo rero urasabwa kujya ubana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi byaba ari ingenzi cyane warakanze kuri subscribe kugira ngo ibyigisho dutanga ujye ubibona mu bambere. Nibyo rwose ukabibona mu bambere, kandi byaba ari ingenzi ubishe yarinze n'abandi kugira ngo ubutumwa dutambutsa hano kuri ibyigisho bujye bugera kure. Byaba ari umugisha cyane ubanye natwe. Muri uyu munsi rero reka twe gutinda mu magambo dutinda, reka twigane icyigisho cya 9 kitubwira ngo abaragwa b'amasezerano imbohe z'ibyiringiro. Abaragwa b'amasezerano imbohe z'ibyiringiro. Njyewe ugiye kukikugezaho ndi Kariste Dusingizimana, kandi nishimiye ko ugiye kubana natwe mu gihe kingana n'iminota 45. Wowe rero uri budutega amatwi kandi bubane natwe, Imana iguha umugisha. Byaba ari umugisha kandi uduteze amatwi kugeza iki cyigisho kirangiye. Mbere yuko rero twigana iki cyigisho kitubwira ngo abaragwa b'amasezerano imbohe z'ibyiringiro, nyemerera dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, reka tugushimire ko watugize abaragwa b'amasezerano yawe. Wadusezeraniye kuzaduha umugisha, wadusezeraniye kuzaduha igihugu, izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi kiruta byose utubikiye ubugingo buhoraho. Njyewe n'abazumva iki kiganiro uzaduha umugisha wawe, kandi ukomeze uduhe ibyiringiro byo kuzaba mu gihugu cy'isezerano. Nibyo dusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Icyo kwibukwa dufite muri uyu munsi kiboneka muri Zekariya igice cya 9 ku murongo wa 12, ahatubwira ngo nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri, izina ry'Imana yacu riragwa icyubahiro. Ndasubiramo, nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Iri ni ijambo ry'Uwiteka yabwiye Abisiraheli abinyujije muri Zekariya. Arababwira ngo nibahindukirire Uwiteka nk'igihome gikomeye, kandi zari imbohe z'Uwiteka ariko zifite ibyiringiro. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Ni amasezerano Uwiteka yari yihereye iri shyanga ry'Abisiraheli, abahamiriza ko byanze bikunze uyu munsi azabashumbusha inshuro irenze imwe. Nshuti muvandimwe, ni kangahe Uwiteka ajya gusaba guhindukira ukanga? Ni kangahe Uwiteka ajya gusaba kugaruka ku isoko ukininira ukaninira umutima wawe? Nyamara ahangaha arivugiye ati nzabashumbusha kabiri. Mbese wowe rimwe ryo wararibonye? Hari igihe kigera tukirengagiza amasezerano y'Imana, tukirengagiza icyo Imana yavuze. Nyamara gusohora kw'amasezerano tukagutegereza tukakubura, bitewe nuko twirengagije guhindukira nk'uko Uwiteka yabitubwiye. Nk'uko rero Zekariya bivuze, nshuti muvandimwe, hindukirira Uwiteka nk'igihome gikomeye kandi ufite ibyiringiro by'uko Uwiteka Imana azagushumbusha kabiri. Niyo mpamvu musaba kugendera mu by'ubuntu bw'Imana, musaba kugendera muri gahunda Uwiteka yifuza ko tugenderamo, kugira ngo bitinde bitebuke amasezerano y'Uwiteka azasohorezwe mu mitima yacu. Amasezerano y'Uwiteka azasohorezwe inyuma ku mibiri yacu, ndetse n'abantu benshi bazabona Imana, babone gukomera kwayo. Mu gitabo rero cya Yosuwa igice cya 13 ugakomeza ukageza ku gice cya 21
harimo urutonde rurerure rw'ibimenyetso by'ingabano zerekana imigabane ya gakondo zahawe imiryango y'Abisirayeli. Ku musomyi wo muri iki gihe, uru rutonde rushobora gusa n'urudafite akamaro kanini, nyamara rushimangira ku buryo abiyobokamana basobanukiwemo ko igihugu cy'isezerano gisobanuye byinshi kuri twe muri iki gihe. Binyuze muri uru rutonde rero, bigaragarira amaso Imana yashakaga kwigisha Abisirayeli ko igihugu kitari inzozi, bari baragisezeraniwe mu buryo bufatika, kandi byashoboraga ko cyapimwa, bakamenya ubugari, bakamenya uburebure bwacyo. Nyamara bagombaga guhindura iryo sezerano impamo binyuze mu kugira icyo barikoraho. Nshuti bavandimwe, nk'uko tubyumvise muri iki gika dusomye, ntabwo Imana yari yarahaye Abisirayeli nk'igihugu kidafatika. Oya, yari yarabasezeraniye ko izabaha gakondo. Nk'uko tubibonye mu gice cya Yosuwa cya 13 kugeza ku 21, harimo urutonde rurerure rw'ingabano z'igihugu ndetse n'uburyo cyagombaga kuba giteye. Iki gihugu ntabwo Imana yari yagisezeraniye Abisirayeli mu buryo budasobanutse. Oya rwose, ahubwo bwari uburyo busobanutse kandi cyari igihugu kigaragara ndetse gifatika. Imana yashakaga kwigisha Abisirayeli ko igihugu yabahaye kitari inzozi ngo babirote mu mitwe yabo, ngo babirote gusa. Oya, Imana yifuzaga ko iki gihugu bakibamo. Icyo bishatse kutubwira ni iki? Imana yari igiye kubaha igihugu ngo kibe gakondo yabo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Cyari kigiye kuba impamo nko gusohora isezerano yari yarahaye basekuruza. Urebye nshuti muvandimwe, igihe Uwiteka yatangiye isezerano ko azaha iki gihugu basekuruza, iki gihugu yagihaye umugabo witwa Isiraheli, umwe witwaga Yakobo mbere. Nyamara mu ba Yakobo batashye iki gihugu bari bake cyane, kuko hafi ya bose ntibari bakiriho. Nyamara ababakomotseho bose batashye muri iki gihugu cy'isezerano. Niyo mpamvu rero amasezerano y'Imana ashobora gutinda cyangwa se agasohorezwa ku bandi bantu batandukanye n'ab'Imana yihereye amasezerano. Niyo mpamvu bishatse kuvuga iki? Gusohora ku isezerano yari yarahaye basekuruza. Dore igihugu nkibashyize imbere, nimujyemo muhindura igihugu Uwiteka yarahiriye basekuruza banyu Aburahamu na Isaka ndetse na Yakobo ko azabaha, bo n'urubyaro rwabo ruzabakurikiraho. Ariko bari bafite uruhare bagombaga gukora. Urwo ruhare ni uruhe? Muri iki cyumweru tugiye kurebera hamwe inyito zimwe zitangwa n'abiga iyobokamana zifitanye isano n'igihugu cy'isezerano n'icyo zisobanuye kubasaba gusohorezwa amasezerano yose aboneka muri Yesu. Nshuti muvandimwe, iki gihugu Abisirayeli batashyemo ni igihugu cyari gikomeye kandi gifite ubwiza. Ariko reka nkubwire, cyahawe Aburahamu, gihabwa umuhungu w'Isaka, gihabwa umuhungu we Yakobo nk'isezerano. Ariko mu gihe Abisirayeli batahaga iki gihugu, aba bagabo ntibari bahari. Niyo mpamvu ahangaha isomo ritubwira ngo cyagombaga guhabwa Aburahamu, Isaka na Yakobo ndetse n'urubyaro rwabo ruzakurikiraho. Bivuze iki? Igihe cyagombaga kugera bagacaho bakagenda bagapfa, ariko ababakomokaho bagombaga guhabwa iki gihugu. Nshuti muvandimwe, nyemerera rero twihutire ku ngingo yo kuwa mbere itubwira ngo Edeni na Kanani. Ese Edeni na Kanani bihurira he? Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 15, hari amagambo akomeye kandi atubwira uburyo Uwiteka Imana yajyanye umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo kandi ayirinde. Iyi ni impano Imana yari ihaye Adamu na Eva. Imaje kumurema iramubwira iti rero ngwino, imujyana muri Edeni ngo ahingire ibiyirimo kandi ayirinde. Ariko iyo usomye mu Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 17 kugeza ku wa 24, hari amagambo nahatubwira ngo na Adamu iramubwira iti
ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivuyemo ugombye kubiruhira, bizajya bikumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu ruhanga rwawe niko kuzaguhesha umutsima, kandi urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wavuye. Uri umukungugu wa mukungugu nimuzasubira. Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we wenyine waba afite ubugingo bose. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu munsi ahindutse nk'imwe yo muri twe, ku byo kumenya icyiza n'ikibi. None hatarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahingire ubutaka yavuyemo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izengurutse impande zose, ngo ibuze inzira ijya ku giti cy'ubugingo. Nshuti muvandimwe, aya masomo asa n'ahafitanye isano. Imana ubwayo ibwiye Adamu, imujyanye mu ngobyi ngo ahingire ibirimo kandi bimutunge. Nuko kandi yagombaga no kuyirinda. Ariko mu gihe gito kitarambiranye twumvise irindi somo rirerire, aho Adamu ubwe inzoka yoheje umufasha we Eva, nuko agasoroma ku itunda. Biramanuka ku murongo wa 17. Nuko Imana iha inzoka na Adamu, irayihana ndetse yihanana na Adamu na Eva. Ibi bishatse kuvuga iki? Nuko Adamu wari wahawe ingobyi ngo ayirinde, ntabwo yagombaga gutuma umugore we arambura ukuboko ngo asorome ku itunda. Ariko ibyo byakururiye umuvumo Adamu, kugeza ubwo nawe yariye ku itunda umugore we yazanye. Bituma bazanira ubutaka kuvumwa. Ubutaka. Imana iramubwira iti, rero kuko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije, uhereye uyu munsi uzaniye ubutaka kuvumwa. Uzajya urya ibivuye muri ubwo butaka, kandi urinze kubiruhira. Niko tubayeho muri ubu buzima, kuko turuha kubera ko ari ingaruka z'icyaha. Nubwo abantu babihinduye akazi bakumva yuko bahembwa ibivuye mu ngaruka z'icyaha, ariko imirimo yose dukora ku isi dututubikanye kandi tuvunitse ni yakomotse ku cyaha cya Adamu na Eva bumviye inzoka bakumvira umwanzi. Ingaruka rero zo kugwa zabaye izihe? Twitaye ku hantu umugabo n'umugore bo ba mbere bari batuye. Adamu na Eva mu gihe kirema Imana yabashyize ahantu hatunganye, hatatswe ibintu byose n'ubwiza bwose. Umugabo n'umugore ba mbere bahuriraga n'umuremyi wabo ahantu h'igikundiro hazima, hashoboraga kuboneka ibyo bari bakeneye byose muri ubu buzima. Ikiyongereye ku magambo Imana yavuze, umurima wa Edeni wafashaga nk'ahantu ho kwigira, aho Adamu na Eva bungukiraga ubwenge, bakamenya imico y'Imana n'ubuzima yifuzaga ko bagira. Kubw'ibyo rero igihe bangirizaga isano y'icyizere umuremyi wabo yari afite, isano bari bafitanye n'umuremyi cyangwa se n'umurima wa Edeni, nayo yarahindutse. Nuko nk'ikimenyetso cy'uko bari bangije isano bagombye kuva muri uwo murima, batakaje ahantu Imana yari yarabahaye. Bityo umurima wa Edeni uhinduka ikimenyetso cy'ubuzima busendereye, kandi tuzatahura impamvu yabyo mu nsanganyamatsiko y'igihugu cy'isezerano. Mu nsanganyamatsiko y'igihugu cy'isezerano niho tuzamenya aho Edeni na n'uyu munsi iri. Igihugu cyasubijwe bene cyo ni ingingo turageraho mu kanya. Nshuti muvandimwe, ni mu buhe buryo rero abakurambere bumviye isezerano ryo guhabwa igihugu, nk'uko tubisoma mu itangiriro cya 13 ku murongo wa 14 aho Imana yahaye isezerano Aburahamu? Utekereza ku bisobanuro iki kuri twe nk'Abadiventiste kubaho nk'abaragwa b'isezerano? Abaheburayo 6 ku murongo wa 11 kugeza kwa 15.
igihe Imana yahaga Aburahamu igihugu cy'isezerano, yinjiraga mu gihugu Imana yari yaramweretse kubwo kwizera, icyo gihugu cyahindutse igihugu cy'isezerano kuri we no ku bazamukomokaho. Cyakomeje kuba igihugu cy'isezerano hashira imyaka izaga 400. Mu by'ukuri abakurambere ntibagize icyo gihugu ngo kibe icyabo bwite, nticyari icyabo ku buryo bashoboraga kugiha abana babo ho gakondo, ahubwo cyari icy'Imana, nk'uko umurima wa Edeni wari uwayo. Igihugu Imana yahaye aba bantu bari bakirimo, ariko kitari icyabo, nta gakondo bari bagifiteho. Niyo mpamvu Uwiteka Imana, nk'uko mu murima wa Edeni yirukanyemo Adamu na Eva kubera ko bari bacumuye, n'iki gihugu yakirukanyemo abantu kitari icyabo, ikizanamo abana bayo bari bamaze imyaka 400 mu gihugu cy'ahandi. Abakurambere rero bari abaragwa amasezerano kugeza ubwo yasohojwe. Twebwe rero nk'abayoboke ba Kristo twarazwa amasezerano arushijeho kuba meza, nk'uko tubizama mu Ibrahim igice cya 8:6, azasohoza ubwo tuzaba duhindutse abigana cyangwa se abaragwa amasezerano binyuze mu kwizera no kwihangana. Nshuti y'umuvandimwe, nk'uko abanyakanani bari mu gihugu kitari icyabo, Uwiteka yakibirukanyemo ahatuza ubwoko bwe, kuko ari igihugu yari yararahiye basekuruza. Edeni rero na Kanani, Edeni tuzayisubizwa ubwo Kristo agiye kwimika ubwami bwe. Nshuti muvandimwe, igihugu nk'impano ni ingingo yo kuwa kabiri. Ingingo yo kuwa kabiri, igihugu nk'impano. Ingingo yo kuwa mbere dusoje yatubwiraga ngo Edeni na Kanani. Nshuti muvandimwe, iyo usomye mu Kuva igice cya 3 ku murongo wa 8, Kuva igice cya 3 ku murongo wa 8 hari amagambo atubwira ngo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferezi n'abahivi n'abayebusi. Ni ko Uwiteka yasezeraniye Abisiraheli igihe bari muri Egiputa. Nshuti muvandimwe, iyo usomye nanone mu Balewi igice cya 20, mu Balewi igice cya 20, ku murongo wa 22, tugiye kukivunagura iki cyigisho, ntabwo turi butinde. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose, mubyumvire, kugira ngo igihugu mbajyanyemo guturamo kitazabaruka. Igihugu cyagombaga kubaruka. Nuko Uwiteka arabwira ati, mwumvire amategeko yanjye ndetse n'amateka. No mu Balewi igice cya 25 ku murongo wa 23, naho hari amagambo ngira ngo tuhasome twumve. Mwaka wa 7 yo kuraza ihinga, ariko ku murongo wa 23 hari amagambo atubwira ngo iki? Hari amagambo atubwira ngo ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranywe, kuko ari jye nyirabwo, namwe mukaba abasuhuke bansuhukiyeho. Nshuti muvandimwe, Imana yaduhaye igihugu, ikiduha ngo tukibemo nk'abasuhuke, ntabwo ari igihugu cyacu bwite. Nyamaranga Uwiteka aravuga ngo, ni iyihe sano yihariye yari iri hagati y'Imana, Isirayeli n'igihugu cy'isezerano? Igihugu nk'impano, tugiye kureberamo isano yihariye iri hagati y'Imana, Isirayeli ndetse n'igihugu cy'isezerano. Ku rwego rw'ibanze, ubutaka bwerekana imiterere igaragaza y'igihugu. Mu kugaragaza aho igihugu giherereye, binerekana icyo abene igihugu bakora ndetse n'urwego rw'imibereho bafite. Abacakara ntibabaga bafite aho batuye, nta nubwo bagiraga aho babarizwa. Undi muntu niwe wungukiraga mu mirimo bakoraga. Uwo n'uwuhe? N'uwabakandamizaga. Kugira rero ubutaka byasobanuraga umudendezo. Ibiranga ubwoko bwatoranijwe byari bifitanye isano cyane no kuba batuye mu gihugu.
hagati y'Imana, Isirayeli n'igihugu hari isano yihariye. Abisirayeli bahawe igihugu nk'impano, ntabwo bagihawe nk'uburenganzira bwabo. Byumvikane, bagihawe nk'impano Imana yabihereye. Ni ubwoko bwatoranijwe bwashoboraga guhabwa igihugu igihe cyose bajyaga kuba bafitanye na Yahwe isano ishingiye ku isezerano, kandi bakubaha amategeko agize iryo sezerano. Mu yandi magambo, ntibashoboraga kubona icyo gihugu n'imigisha yacyo badafite umugisha w'Imana. Birumvikana neza, ntabwo Imana yagombaga guha igihugu Abisirayeli nta sano na ntoya bafitanye. Nyamara kuko bagendeye mu mategeko y'Uwiteka, bakumvira icyo Uwiteka yababwiye, byatumye Uwiteka abaha icyo gihugu. Muri icyo gihe kandi ni iby'ukuri ko icyo gihugu cyari gifite uburyo bwari gushoboza Isirayeli kurushaho gusobanukirwa n'Imana. Gutura muri icyo gihugu byari gutura muri icyo gihugu byari guhora bibibutsa Imana ikiranuka, isohoza amasezerano kandi yo kwiringirwa. Cyaba igihugu ubwacyo cyangwa Isirayeli, nta cyajyaga kubaho bidaturutse mu mugambi w'Imana. Iyo yari isoko n'ishingiro ryo kubaho kwabo. Igihe Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, uruzi rwa Nili n'uburyo bwo kuhira imyaka bifatanije n'umurimo uruhije, byabaheshaga kubona ibyo kurya bari bakeneye. Kanani rero yari itandukanye n'ibyo. Imvura niyo yatumaga babona umusaruro mwinshi, kandi Imana yonyine niyo yashoboraga gutegeka ikirere. Bityo rero icyo gihugu cyabibutsaga Isirayeli ko bagombaga guhora bishingikiriza ku Mana. Nshuti muvandimwe, Imana ubwayo niyo yihereye Abisirayeli igihugu cya Kanani kugira ngo bakibemo kandi bagihindure. Yakibahaye nk'impano, ntabwo yakibahaye nk'igihugu cyabo bwite. Nubwo Isirayeli yahawe igihugu nk'impano ikomotse kuri Yahwe mu buryo budasubirwaho, Imana ubwayo yakomeje kuba nyiri icyo gihugu, kuko isi yose ari iy'Uwiteka. Yahwe afite ubutware bwo guha Isirayeli igihugu cyangwa kukiyambura. Niba Imana ariyo nyiri igihugu, Abisirayeli ndetse n'abandi bantu bose n'abashyitsi n'abimukira, cyangwa se tubivuze mu mvugo ikoreshwa muri iki gihe, twese turi abashyitsi Imana icumbikiye mu gihugu cyayo cyangwa isi yayo by'igihe kirekire. Nshuti muvandimwe, umwanditsi umwe yaravuze ngo twe tumenye yuko iwacu ari mu ijuru, kuko muri iyi si nta gakondo tuhafite. Nshuti muvandimwe, wowe uduteze amatwi, Imana yahaye Abisirayeli nk'impano, ibaha iki gihugu ngo bagihindure kibi cyabo. Bakibayemo kandi bakibyariramo. Izina ry'Imana yacu rirabwa icyubahiro. Ingingo yo kuwa gatatu yo iratubwira ngo ikibazo kijyanye no guhindura igihugu. Iyo usomye mu gitabo cya Yosuwa, igice cya 13, ugasoma uhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 7, katwumva amagambo ahari. Yosuwa ashaje, ageze mu zabukuru, Uwiteka aramubwira ati, urashaje, ugeze mu zabukuru, ariko hasigaye ibihugu byinshi cyane bikwiriye guhindurwa. Igihugu gisigaye ngiki kirimo ibi bihugu, iby'Abafilisitiya n'iby'Abanyageshuri byose, uhereye ku kagezi ka Shihori kari imbere ya Egiputa ukageza mu rugabano rwo kuri Ekuroni ikasikazi, habarirwa Abanyakanani. Kandi abatware 5 b'Abafilisitiya naba uw'Abanyagaza n'uw'Abanyashidodi n'uw'Abanyashikeroni n'uw'Abanyagati n'uw'Abanyekuroni hamwe n'Abawi. Kandi Kusi, igihugu cyose cy'Abanyakanani, n'Imeyari h'Abasidoni ukageza kuri Afika mu rugabano rw'Abamori, n'igihugu cy'Abagebari n'i Lebanoni yose
herekeye urasirazuba uhereye i Bageriri munsi y'umusozi wa Herumoni ukagezaho i Hamati harasukirwa. Hariho n'abanyagihugu cy'imisozi miremire uhereye i Lebanoni ukageza i Misirefotimayimu n'Abasidoni bose. Aha tuhasomye amagambo atwereka uburyo Uwiteka azaha igihugu aba Banyakanani. Ni ukuvuga ngo Yosuwa yarashaje ageze mu zabukuru, nyamara Uwiteka yaramubwiye ati hari ibindi bihugu bisigaye guhindurwa bitari byagarurwa kandi nabyo byitirirwa Abanyakanani. Nuko Uwiteka aravuga ati nzabirukanira imbere y'Abisirayeli maze uzahagabanye Abisirayeli habe gakondo yabo nk'uko nagutegetse. Ari amahanga yose tuvuze haraguru, nubwo yarashaje ageze mu zabukuru, ariko yagombaga gukomeza guhindura igihugu. Rero nubwo igihugu cy'Ikanani cyari impano y'Imana, ni ibihe bibazo byajyanye no kugihindura. Kuba Abisirayeli barabayeho nk'abacakara mu gihugu cy'ibinyejana byinshi, ubuhanga bwabo mu by'intambara bwari buri ku rwego rwo hasi, ku buryo batari kwigarurira igihugu batabifashijwemo n'Imana. Ndetse n'abashebuja b'imbata aribo Abanyegiputa, nubwo bari bafite ingabo zifite ubuhanga n'intwaro zikomeye, ntibashoboraga kukigarurira ngo bagituremo burundu. Abanyegiputa ntibigeze batsinda Kanani mu buryo bwuzuye, kubera ko umudugudu wabo wari ugoswe n'inkike z'imitamenwa. None ishyanga rigizwe n'abahoze ari abacakara rirategekwa kwigarurira icyo gihugu abahoze ari bo abashebuja batashoboraga gutsinda. Niba bagombaga rero kuzabona icyo gihugu, bazakibona mu bw'ubuntu bw'Imana gusa, ntabwo bizaterwa n'intambara cyangwa se n'imbaraga zabo bwite. Nshuti muvandimwe, iki gice cya Yosuwa cya 13 cyose kugeza mu gice cya 21 hagaragara ibijyanye no kugabanywa icyo gihugu. Nk'uko tubivuze haraguru, icyo Uwiteka yashakaga kiriya gihugu, biriya bihugu byose yabwiye Yosuwa ko nubwo yarashaje agomba kubigabanya Abisirayeli, Uwiteka yari yavuze ko azabibaha. Uru rusobere rwo kwigarurira igihugu rwerekana imiterere y'agakiza kacu. Nk'uko bimeze kuri Isirayeli, ntacyo dushobora gukora ngo duhabwe agakiza nk'igihembo, oya, ahubwo duhabwa agakiza nk'impano. Nk'uko igihugu cyari impano Imana yari yahaye Abisirayeli hashingiwe ku isano yubakiye ku isezerano bari bafitanye nayo, ntabwo yari ishingiye rwose ku byiza bari barakoze. Ariko nubwo bimeze bityo, kugira ngo Abisirayeli bishimire impano y'Imana, bagombaga gukora inshingano zose zijyanye no kuba muri icyo gihugu, nk'uko tugomba kunyura mu rugendo rwo kwezwa kubwo gukunda kumvira ibyo abaturage bo mu bwami bw'Imana basabwa. Turasabwa kwezwa, turasabwa guhindura imyitwarire, turasabwa guhinduka rwose, turasabwa kuba twujuje ibyatuma duhindura igihugu mu buryo bwuzuye. Niyo mpamvu rero twahawe impano itangaje, nyamara ni ikintu dushobora kuzimiza turamutse tutitonze. Igihugu Uwiteka yaduhaye ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, nshuti muvandimwe, ariko rero turebye nabi twazimiza ubugingo bwacu, turebye nabi twabutakaza burundu. Nshuti muvandimwe, wowe uduteze amatwi, izindi ngingo turazisubukura ejo, iyo kuwa kane no kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu. Ariko nyemerera umenye yuko ikibazo kijyanye no guhindura igihugu ari uko dukomeje gukunda ibiri muri icyo gihugu, nyamara tudashaka kugihindura. Dukomeje gukunda ibyaha kuruta gukiza imitima y'abariho barimbuka. Dukomeje gukunda ibiri mu isi, nyamara dufite gakondo iwacu mu ijuru, aho umukiza twiteguye ko azava. Nahanjye nawe rero reka tumwiringire kandi tumugire inyambere mu mibereho yacu. Kristo wagiye kwimika ubwami bwe, nje namwe tuzibanire ubwami bwe. Ibyo nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.